Waye ikaze kuri channel yacu ya Tutekiki. Noneho iyi platform nkuzaniye mugenzi wanjye nutayikorera amafaranga uraburi guhomba cyane pe. Iyi platform ni nshya, ngiye kukwigisha uburyo ikoramo, nkwereke n'uburyo wakoreramo amafaranga menshi bitewe n'ubushake bwawe ndetse n'ibyo ukeneye. Ahangaha ushobora no gukoreramo amafaranga garenze ibihumbi 100 ku munsi bitewe nayo washoyemo. None ngiye kukwigisha uburyo iyi platform ikora neza intambwe ku yindi. Wowe utagenda iyi video itarangiye nkwereke noneho uburyo ibingibi bikora. Reka nze nkwereke. Ahangaha ukimara gukanda kuri link urasanga muri comment ya mbere urasangamo link eshatu. Urasangamo link yo kwiyandikisha, link ya WhatsApp yanjye bikunanira ku buryo uraza uhita unyandikira, uhereze na link ya channel. Iyo channel yabo yiyi groupe niho uzajya ukura aho gukorera amafaranga muri iyo channel noneho ya Telegram. Ikintu ugomba kuba ufite gusa ni Telegram. Niba uyifite iyi video ntigucike ndetse bari ku buryo wakoreramo amafaranga. Ahangaha hejuru urashiramo username uribuze gukoresha, ahangaha ushiramo nimero yawe ya telefone, ahangaha ushiramo password, naho creating password nk'ibisanzwe ngira ngo mwe murabizi neza. Ahangaha username niyo ushiramo uko bisanzwe, none Tutekiki. Ahangaha dushiremo nimero yacu ya telefone. Iyi username niyo uzajya ukoresha uri kwinjira muri account yawe, no kuyifata neza kugira ngo utaza kuyibura. Aha hepfo ni ugucreatinga password or creatinga iraba imeze gute. Iraba ivanzemo imibare, ngira ngo rukubona bari kutuvuga ngo creating password ikomeye. Kambere ku rugero rw'iyo tugomba creatinga urugero, kanze kiremo nk'iyi ngiyi, hanyuma mfite kiraho guca nguko, ngira ngo birabaye. Password yawe igomba kuba imeze guca, irimo imibare, inyuguti ntoya n'inkuru n'akamenyetso ako ushaka. Hanyuma na hepfo wongere aba ariyo wandikamo guca, aba ariyo nayo n'ubundi wongera kwandikamo rimwe kabiri gatatu. Nka guca. Hanyuma ukimara kubikora gutya urahita uhita ukanda hano kuri sign up. Ukimara gukanda kuri sign up uragera muri account yawe, hanyuma nkwereke uburyo urabicreatinga. Guys, ukimara kugera ahangaha muri iyi platform wamaze kwiyandikisha, giye kukwereka uburyo bwiza noneho watangira gukoreramo amafaranga online. Mbere na mbere urabanza uze ukore disposal y'amafaranga ushaka gutangiza. Iboro iyi channel kamaze mbere kiyo channel ubundi ni iki tuzatuyikoreramo mbere yuko ushiraho amafaranga yawe. Mbanze nkwereke uburyo bikora. Ngira ngo uraza uzamuke, urabona ahangaha kuri red green. Kuri red green ngira ngo urahabona niho tugiye kuja dukorera amafaranga. Iyi red green nimara kuyikandaho urabona yuko bimeze gutya. Iyo groupe dukuramo iki? Dukuramo akimenyetso sigino. Niba warize ibintu bya trading ubiziho neza, bigiye kumera kimwe ariko si kimwe. Aha hari red hakaba na green. Noneho ahangaha hakaba amount. Ngira ngo urabona yuko ngewe amafaranga nashizemo kuri balance yanjye mfiteho ibihumbi 488. Ni 488 bya USDT nibyo nashizeho amadolari 100. Ariko reba ayo maze gukoreramo muri iyi platform, ndanayabikora nkwereke yuko ibi bintu bikora neza cyane. Noneho ahangaha ushiramo amount ushaka kuri option imwe. Ngiye gukoreka mbese wabwirwa n'iki niba urakanda red cyangwa se urakanda green, hanyuma ugashiramo amount ukahita ukanda confirm. Ahangaha iyo ubyishe urahomba. Ngira ngo urabona yuko twakanze kuri green y'umunota umwe. Urabona yuko uyu munota iyo urangiye tuhita tumenya result ngo twariye cyangwa se ntitwariye. Ariko ntago ari wowe ubyitekerereza. Ya channel nakubwiye ya Telegram yiyi website niyo tuzora dukura ikimenyetso, hanyuma tuhite tuza tugikore hano
aba ariho tubikorera. Ngiye gukoreka noneho iyo telegrama channel ibintu ukurayo. Okay, noneho wowe dore ngiyi ya channel yacu turakuramo ikimenyetso tukaja kugira ngo urayibona. Dore urabona yuko izi ni zagiye ziba wini zo kugenda ukoreramo ibiceri. Noneho hari amasaha meza yo gukoreramo amafaranga ahangaha, ngira ngo urabibona iyo umaze gushira amafaranga. None iyi telegrama channel boherezamo sigeno, iyi niyo sigeno. Urabona yuko bari kutubwira ngo green iryabara green muzika ari icyatsi. Noneho twebwe tureta tuza urategereza, hari amasanda kwereka iyi telegrama ishiramo izi sigeno, ntuje utindiganya hamwe n'isegonda cyangwa se ngutinde umunota utari wakanda green. Yaba nkanga bavuze ngo green, iyo bavuze green bituza muri ya telegram, muri ya ntuza ya application yacu, wowe ibi ugomba kubikorera muri telegram. Cyangwa urabona iyo wamaze kwinjira muri account ukayituza muri channel, iyi ngiyi ni ya ntuza yacu. Iyo umaze kubona bakubwiye ngo kanda green, iyi ni ya ntuza ya website yacu, uhita wikane kuri aka kantu ongere uhitugerayo. Nene iyo bakubwiye ngo green, we bakubwiye ngo urakanda green. Ahangaha ngira ngo urabibona neza cyane. Aha batubwiye ngo red, hakabaho na green. Twebwe tureta tuze dukande hano kuri green. Urabona yuko hahise hahinduka ukimara gukanda kuri green nkuko muri channel babikweretse. Hanyuma ahangaha hepfo ahangaha uhitamo amafaranga ushaka gusheta, na amafaranga ushaka gushyiraho. Gusa bitewe na balance yawe ukuntu ingana, niba washoye amadolari 10 niyo make bashiramo. Rugero nakubwira ati uhere nko kuri 0 n'igice kimwe, aba ariyo uhitamo. Hanyuma ukimara kubitamo green, bituza wikandire hano kuri buy, hanyuma itukanda confirm. Okay, ngira ngo urabona yuko ahangaha byari n'ibice 0.8, ariko urabona yuko bise bihinduka ahangaha. Ngira ngo urabibona neza ko ese agabanuka. Noneho wowe iyo iriye hano muri channel bahita bakwandikiraho hano ngo win, gahita kaba win. Iyo kamaze kuba win, aya masegonda hano hejuru garangiye, ahangaha hano hejuru yarangiye. Ahangaha kuri balance yawe gahita giyongeraho gagandi wariye. Ubwo niyo washese $1 rimwe urabona 0.95. ngira ngo urabona guca niko zikubiye. Ahangaha niko ziba zikubiye, niyo nyungu ubona. Ngira ngo igice cyambere tuyakirangije cy'uburyo noneho amafaranga akorerwa muri iyi platform. Tugiye kuza nkwereke uburyo wa depositinga amafaranga yawe akahita ahagera. Ngira ngo urabona yuko ndahita nza nkanda hano kuri disposal. Nimara gukanda disposal, urabona yuko ahangaha dukoresha USDT Trust 20. Iyi niyo network dukoresha biyo yonyine. Trust 20 niyo dukoresha muri iyi website cyangwa se muri application. Ndahita nyikandaho, bahita bagohereza address. Iyi address urahita ugena muri Binance, aba ariyo woherezaho amafaranga. Mu munota umwe amafaranga yawe aba yakugezeho. Noneho kankwereke balance yanjye ukuntu ingana. Ngira ngo uniza hano kuri mi, nkahita nza nkanda hano kuri balance. Ngira ngo urabona amafaranga mfiteho ama USDT 488. Ngira ngo murabibona neza. Ahangaha iyo ari haba ari unfinished flow, akaba nayo available. Manganiyo mfite kuri available yanjye. Noneho reka twisubirire inyuma mbereke uburyo noneho babikuramo. Bahita uza hano kuri withdraw. Nimara kuza ahangaha kuri withdraw, barakubwira ko minimum yo kubikura ari amadolari 10. None nkuko nabiberetse ngira ngo murabizi neza yuko kubikura nani Trust 20 nani yo dukoresha, turimo kubikura niyo dukoresha. Ukimara gukanda hano kuri video bakubwira ati ngo settingemo password uzajya urabikurizamo. Hejuru ushiramo iyo ushaka, no hasi ukongera ugashiramo iyo ushaka. Ni nka kwa kundi twa creating password.
uhitamo password hejuru no hasi zimwe, ukahita ukanda ngo save, bihita bikunda. None ndahita nza nikandire hano. Nyamara gukanda aha ngaha bari kumbwira ko mfiteho, ngira ngo urabona yuko bari kumbwira ngo ani finished flow ni 0, ngira ngo urabona mfiteho ama USDT 200 nangahe niyo ari unfinished flow. Ngira ngo urabona yuko hano bakata 0.5 bya USDT. Ahangaha nk'uko bisanzwe wowe uragenda ugafata address muri Binance cyangwa se hehe muri Trust Wallet ya USD Trust 20, nayo ndaje kuyifata. Ahangaha ugashiramo amount, ahangaha uhita ushiramo amount yayo ushaka kubikura, hanyuma ukahita ubikura. Nubwo buryo babikura ahangaha muri iyi muza yacu, ubwo buryo babikuramo, hanyuma mu minota zitarenze ngahe amafaranga yawe ahita akugeraho. Ngo murabizi neza. Noneho niyo akantu nibagiye kubabwira, iyo udepositinze amadolari 10 uhabwa bonus. Ngiye kukwereka neno si izo bonus ziboneka gute, kandi nkwereke izo bonus ukuntu ziba zimeze neza cyane. Ngira ngo hano urabona yuko aha hariho ngo daily total deposit. Aya ni amafaranga ugenda depositingamo ndetse na rewards zayo, ngiyi ibihembo byayo uba wadepositinze. Urabona nkangaha umuntu uradepositinga amadolari 10 arahabwa 1.2. Ubona amadolari 1.2. Ahangaha niyo utaza ukishira amafaranga yawe ukohita wongera kuyikorera withdraw ako kanya, wahita wunguka idolari 1.2 ukongera ukisubiriza amafaranga yawe. Ariko ahangaha ni uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga, ntago wahomba amafaranga yawe kuko baragukinira, bagohereza sigino ubundi ukemeza gusa amafaranga yawe akagenda yiyongera yikuba. Aha ni uburyo bwinshi. Hari hari event ya mbere ntabwo urabona yuko aba batanze urugero, niba ushizemo amadolari 100 urahita ubona bonus y'amadolari 12. ukumva iyi business rwose imeze fresh. Naberetse uburyo uzajya ubona zirasigina. Noneho hari ikindi kintu ntababwiye, dore ubu ni ubundi buryo bwinshi. Hari event ya kabiri depositing amadolari 500, nyine bitewe nawe ufite, uhita ubona bonus. Kugira ngo hano hejuru iyi taburo murayibona. Noneho umuntu n'akandi karusho, iyi platform ushiramo amadolari. Iyo wakoze disposal uhita uranyandikira, iyo hashize icyumweru uranyandikira kaguhereza nimero za admin ukamwaka bonus y'icyumweru. Waka bonus y'icyumweru ya disposal. Iyi byumweru 2 iyo wakoze disposal baguhereza bonus, ikwezi bakaguhereza bonus. Iyi platform imeze neza, nawe wayikora. Niba ukunze iyi video yanjye wakonkorera subscribe kugira ngo ubashe kubona n'izindi video ko zigenda zikurikirana uburyo wakuramo amafaranga online.